Yesu Kristo nashimwe, uyu munsi turakomeza dusoma Bibiliya, turasoma igitabo cy'Abagalatiya duhereye ku bice 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwatubatuye mu mategeko. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko turi. Tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu avuga ati Aba Data. Nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana, kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Icyakora icyo gihe kuko mutari muzi Imana, mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Ariko none ubwo mwamenye Imana, kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo, ni iki cyatumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zabyo? Muziririza iminsi n'amezi n'ibihe n'imyaka. Ndatinya yuko ahari ibyo nabakoreye naruhijwe n'ubusa. Ndabinginga bene data mumere nkanjye kuko nanjye meze nkamwe. Ntimurakangirira nabi, nubwo muzi yuko indwara y'umubiri ariyo yanzanye iwanyu bwa mbere kubabwira ubutumwa bwiza, kandi nubwo iby'umubiri wanjye byababereye ikirushya, ntimurakabihinyura ngo mubicire ifudika. Ahubwo mwanyemeye nka marayika w'Imana ndetse nka Kristo Yesu ubwe. Ariko none kwa kwishima kwanyu kurihe? Ndabahamya yuko muri icyo gihe iyo bishoboka muba mwaremeye kwinogora amaso mukayama. Mbese mpindujwe umwanzi wanyu nuko mbabwira ukuri? Ba bandi barabikundisha nyamara si mu buryo bwiza, kuko icyo bashaka ari kubakingiranira hanze kugira ngo namwe mubone uko mubihakirizwaho. Icyakora byaba byiza ko mwakundwa mukundiwe mu byiza, atari igihe ndi kumwe namwe gusa, ahubwo iminsi yose. Bana banjye bato, abo nongera kuramukwa kugeza aho Kristo azaremerwa muri mwe. Icyampa nkaba ndi kumwe namwe ubu ngo noroshye ijwi ryanjye, kuko mpeze mu rungabangabo ku bwanyu. Sara na Hagari bari ibyitegererezo by'amasezerano abiri. Abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire. Ntimurasobanukirwa n'amategeko? Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata. Iryo ni ryo rigereranywa na Hagari, ari we kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none, kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese, kuko byanditswe ngo ishime ngumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Ariko nk'uko icyo gihe wabyawe n'umubiri yarenganyaga wabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Mbese ibyanditswe bivuga biti? Biravuga biti senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data, ntitukiri abana b'inshoreke, ahubwo turi ab'umugeni. Ibice 5. Abagalatiya bahugurirwa gukomeza umudendezo wa Gikristo. Ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo,
nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Dore njyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira, kandi ndabwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Naho twebwe kubw'umwuka dutegereje kuzakiranuka, twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera. Muri Kristo Yesu gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa, ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo. Ni ukwizera gukorera mu rukundo. Mbese ko mwagendaga neza, ninde wababujije kumvira ukuri? Uko koshywa ntikwavuye kuri iyo ibahamagara. N'ubundi igitubura gike gitubura irobe ryose. Ndabiringiye kubw'Umwami wacu yuko mutazagira undi mutima wundi, ariko ubahagarika imitima uwo ari we wese azagibwaho n'urubanza rwe. Mbese bene data, niba nkibwiriza gukebwa, ni iki gituma nkirenganywa? Iyo mba nkibikora, cya gisitaza giterwa no kubwiriza iby'umusaraba kiba cyaramvuyeho. Icyampa abahagarika imitima bakikona rwose. Mbese bene data, mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo, kuko amategeko yose asohorera mu ijambo rimwe ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko rero nimushikurana mugaconcomerana, mwirinde mutamarana. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanywa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare yuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari ryabo. Iyo niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Ibice 6. Bene data, umuntu ntiyadukwaho n'icyaha, mwebwe b'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Mwakirane ibibaremerera, kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, aba yibeshye. Ibyiza ni uko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko aribwo azabona icyo yirata ku bwe wenyine, atari ku bwa mugenzi we. Kuko umuntu wese azikorerera uwe mutwaro. Wigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Ntimuyobe. Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera.
murebe namwe uburyo mbandikishirije inyuguti nini n'ukwanjye kuboko. Abashaka bose kwiha igikundiro kubw'umubiri nibo babahata gukebwa. Nta yindi mpamvu ibibateye keretse kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Ndetse abakebwe ubwabo nubwo badakomeza amategeko, nyamara bashaka ko mukebwa ngo babone uko birata kubw'imibiri yanyu. Ariko njyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba icyaremwe gishya. Nuko abazajya bakurikiza iby'amahoro n'imbabazi bibe muri bo, bibe mu Bisiraheli b'Imana. Uhereye none ntihakagire umuntu ndushya, kuko mfite ku mubiri inkovu za Yesu. Bene data, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amena, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Tuzakomeza ku munsi w'ejo.